Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko maze igihe mbibabwira, umuyoboro wacu wa YouTube ni umuyoboro w'ivugabutumwa ariko cyane rigamije kwigisha cyangwa se kwigira hamwe ibyanditswe, yaba muri Bibiliya, yaba muri Korani. Korani igira annexe zayo arizo Suna na Tafsir. Ku batazi icyo bisobanura, Suna isobanuye ubundi ni bitabo bimeze nka bibliography bivuga amateka ya Muhammad n'abasangirangendo be. Iyo tuvuze abasangirangendo ni ukuvuga ni abantu babanye nawe nk'uko tuzi ko tuvuga intumwa za Yesu, nawe niko twabyita. Bajya kuba bamwe, hanyuma ubwo ni ukuvuga ibyo bavuze, hanyuma ibyo bakoze bikubiye mu cyitwa Suna. Hanyuma iyo tuvuze tafsir ni ibisobanuro bya Korani ariko akenshi bigenda nanone bishingira ku byavuzwe muri Suna. Hanyuma iyo turebye muri Korani twarabibonye mu bihe byashize, aho iyo ubwayo ivuga ko ari igitabo gisobanutse, kikaba kinasobanuye mu buryo bwagutse cyangwa se mu buryo buri wese yagombye kuba abyumva. Ngira ngo hari aho twibajije twibaza impamvu igitabo gisobanutse, aho aravuga yuko yasobanuye igitabo cye akagisobanura mu buryo imirongo irimo buri wese yagombye kuba yumva, ukibaza uburyo gikenera nanone ko mu gihe umuntu ushatse kucyumva bimusaba gusoma ibisobanuro by'ibisobanuro, ibintu wumva ko ari uruhererekane, mu by'ukuri ukabona bigoye kumva impamvu yabyo. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku ngingo ivuga ngo Yesu aruta Allah na Muhammad muri byose. Hanyuma nkavuga ngo niba ubyumva ukundi mpinyuza, kandi guhinyuza kubera ko hano umuyoboro wacu ni umuyoboro ugendera kuri facts, kugendera ku bintu bifatika. Iyo tuvuze ngo ni ibintu bifatika, ni ukuvuga nuvuga ikintu uzana inyandiko igaragaza uburyo cyangwa se ishimangira ibyo uvuga. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko wowe wabyutse ubitekereza. Munyihanganire, mu gihe maze ndeba nkurikirana Abayisilamu ubwabo, nkurikirana inyigisho zabo, nkurikirana ibitabo byabo, naje gusanga akenshi usanga ibintu byabo batabisobanukiwe, by'umwihariko abitwa ko ari abasanzwe atari abashehe. Akenshi uba usanga ntabyo bazi, iyo babajije baratungurwa. Rero uyu munsi ingingo nyine nk'uko namudimaje kubivuga, nahisemo ko tuvugaho nivuga ngo Yesu aruta Allah na Muhammad muri byose. Niba ubyumva ukundi mpinyuza. Ubwo byumvikana ko niwumva ikiganiro numara kucyumva, rwose ni karibu, buri wese usabwe gutanga komantere. Impamvu reka ndagira ngo mbabwire iki ngiki. Allah, reka muri Korani tuze kureba, yavuze ko igitabo cyiwe gisobanuye, nabivuzeho, avuga ko igitabo cyiwe gisobanuye in details. ninanditsemo nkoze search mo hano nkandikamo explained
cyangwa se bivuga ngo twasobanuye ah, igitabo mu buryo burambuye, bivuze ko ubundi ibisobanuro byose usomye korowani wagombye kugira gute, wagombye guhita uyumva. Ngira ngo iyi mirongo yose tubonamo hano niyo Allah ubwe avuga ko igitabo cye gisobanutse. Murabona ko hano sura ya gatandatu aya ya 55 iravuga ngo and thus we do explain the aya ngibi in detail that the way of the mujrimun may become manifest. Ngibi iyi ni aya ya mbere ibivugaho, iya 97 nanone muri sura ya gatandatu ikabigarukaho, 98 nayo ikabigarukaho, iy'Ijana na 14 ikabigarukaho, iy'Ijana na 19 ikongera ikabisubiramo. Murabibona. Hanyuma tukabona ko hano ah, Ijana na 54 muri sura ya gatandatu nanone ikabigarukaho, ivuga ko ibintu bisobanuye muri Tora. Hanyuma tukabonamo hano sura ya karindwi ya 32 ibigarukaho ngibi hano thus we explain the aya Islamic laws in detail for people who have knowledge. Okay. Byaba bimaze iki gusobanurira n'ubundi abafite ubwo bumenyi. Murabona iya 52 certainly we have brought to them a book which we have explained in detail with knowledge, a guidance and a mercy to the people who believe. Ijana na 74 muri sura ya karindwi nanone ikavuga ko Allah asobanura aya ze in detail. Ngibi 9, 11 ngibi bigarukwaho, 10 aya ya 5 biragaruka, aya 10 aya ya 24 biragaruka, 11 aya ya mbere ngibi murabibona ko nanone bigaruka. So imirongo Korani ivuga ko isobanuye mu buryo bwose bushoboka, duhita dusanga ari myinshi cyane. Uwabikenera no mu kinyarwanda yabibona. Reka dufate urugero rero, dufate aha aya ya 3 muri sura ya 41, aya ya 3 muri sura ya 41 tuze kureba uko ivuga mu kinyarwanda. Aya ya 3 tuze kureba uko handitse. Murabona ko hano iravuga ngo ni igitabo gifite imirongo yasesenguwe bitari byo, ahubwo ni igitabo gifite imirongo yasobanuwe, a book whose verses are well explained. Ni ukuvuga ni igitabo gifite imirongo yasobanuwe neza. Ibi murabibona. Tugarutse nanone tukareba yenda aha twari dushakishije kuri aya ya 44 nanone yo muri iyi sura ya 41, turamutse tugiye kureba nanone aha tubonye ko ni aya ya 44 ijambo ni rimwe rikoreshejwemo. Murabona ko hano bavuga ngo kandi iyo Kurani tuza kuyihishura mu rurimi rutari kandi iyo Korani tuza kwihishura mu rurimi rutari Icyarabu, ababangikanyamana bari kuvuga bati kuki imirongo yayo idasobanutse. Aha murabibona mu rurimi rwacu twumva. Byumvikana ko hano Abarabu nibo bibazaga ibi ngibi. Ese yaba itari mu Cyarabu igahishurirwa Umwarabu? Vuga yewe Muhammad uti iyi Kurani ni umuyoboro ikaba n'umuti kubemera Amana. Ntabwo mbizi niba abayisilamu iyo bafashe Korowani bakagira batajya kwa muganga, ariko ndibwira ko bajyayo. Ndibwira ko ibihugu by'Abarabu bifite ibihugu bigendera ku mategeko ya Isilamu bikoresha Korowani bigira ibitaro. Ntabwo iki ngiki wavuga ko ari ukuri, ni ikinyoma. Naho ba bandi batayemera, amatwi yabo yarazibye ndetse n'imitima yabo yuzuye umwijima, ntibashaka kuyisobanukirwa. Abameze nk'abahamagarirwa ahantu hakuri. Aha
ngira ngo tugiye muri twari twabonye ni sura ya why are not its verses explained in detail. Okay, 30:28. Aha niho bavuga ngo we have thus do we explain the signs in detail to people who have sense. Aho babigarukaho, reka ndeke kubitindaho. Ahangaha tugiye kureba barabivuga cyane, barabivuga iya 20:113, 20:113. Reka dushyiremo turebe 20:113, tuze kureba nayo icyo batubwira. 20:113, murabona ko hano aranditse ngo uko niko twahishuye Korani mu rurimi rw'icyarabu tunayisobanuramo ibibaburira kugira ngo barusheho kugandukira Allah cyangwa bibahe kwibuka. And thus we have sent it down as a Quran in Arabic and have explained therein detail the warnings. Urabona ko hano ko basobanuye imiburo mu buryo burambuye. So tugiye kugaruka rero tuze kureba uburyo Yesu aruta Allah na Muhammad muri byose. Uti gute? Ndagira uyu munsi abayisilamu bemera ko Yesu yagiye azura abapfuye, kandi ngo niyo yazunguzaga ikiganza cye gusa ibihumbi n'ibihumbi by'abarwayi barakiraga. Noneho uyu munsi nifuje ko tuza kuganira ku magambo aboneka muri sura ya 2 aya ya 73. Avuga ngo iki? So we said, strike him, the dead man, between brackets, with a piece of it, the cow. Thus Allah brings the dead to life and shows you his ayah, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations. Biriya byose ni ibyongerwamo kugira ngo Quran making a sense so that you may understand. Aya magambo niyo dushaka kugira gute, ngira ngo nkoresha muri uyu mwanya. Sura ya 2 aya ya kangahe? Aya ya 73 niyo tugiye kureba mu Kinyarwanda uko ivuga. Sura ya 2 aya ya 73. Reka duhere ku ya 72. Tuze kwirebera komedi ya Allah na Muhammad. Hagira hati: munibuke ubwo mwicaga umuntu mukitana ba mwana, ariko Allah yashyize ahagaragara ibyo mwahishaga. Ngibi hano murabibona. Noneho aya ikurikiye mu Cyongereza hano murabibona, baravuga ngo and remember when you killed a man and fell into dispute among yourselves as to the crime, but Allah brought forth that which you were hiding. Okay. Hanyuma aya ya 73 ikavuga ngo turababwira tuti uwishwe ni mumukubite bimwe mu bice byayo hagati mu dukubo inka, babimukubitishije arazuka. Uko niko Allah azura abapfuye kandi akabereka ibitangaza bye kugira ngo musobanukirwe. Guys, mwabyumvishe uko Allah azura abapfuye? Ara kugira ngo azure uwapfuye amukubitisha ibice by'inka. Mu Cyongereza ngibi hano, so we said, strike him, the dead man, with a piece of it, the cow. Thus Allah brings the dead to life and shows you his ayah so that you may understand. Ndagira ngo mbibarize iki? Yesu iyo yajyaga kuzura abapfuye ntabwo yagombaga kuvuga amagambo menshi. Tugiye kureba muri Bibiliya. Reka nishaka nshake Bibiliya yera. Bibiliya yera, reka turore. Okay, reka nkoresha hano. Noneho tuze kureba inkuru ya Lazaro.
Ah, tuze kureba inkuru ya lazaro. Ok, ndabona hano bagerageje kubiduha. Ndabona iyi nkuru ya lazaro iravugwa hehe? Iravugwa mu gitabo cya yohana. Ikavugwa. mm, ok, ikavugwa. Ok, reka tugiye gufata igitabo cya yohana, ndabona ariho tuza kuyibona. Igice cya 11, igice cya 11 muri yohana. Humve uko yesu yabigenje azura lazaro. yohana igice cya 11. Ok. Ndagira ngo wibuke iki ngiki. Yesu kugira ngo azure, nako Allah kugira ngo azure uwapfuye, arasaba ko umuntu bamukubita igice cy'inka. Ni nayo mpamvu iyi sura yitwa sura al-Bakara, cyangwa se igice cy'inka. Hanyuma kwa Yesu dore uko bimeze. Hariho umuntu wari urwaye witwaga lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja, uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana, no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Haleluya. Murabibona, indwara si iyo kugira gute, si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Uyu ni Yesu urimo kuvuga, aravuga Imana akavuga n'umwana wayo, icyo Isilamu ihakana. Kandi yarangiza ikatubwira ko Yesu ari umuyisilamu. Ariko Isilamu ni kwibaho ikoresha ibinyoma. Hanyuma ku murongo wa 5 bakavuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigishwa, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo ahera ko arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro. Haleluya. Ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu, kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujye aho ari. Haleluya. Murabyumviye inkuru rwose. Yesu arimo arababwira ko Lazaro yapfuye, kandi akababwira ko kimwe mu byatumye atinda ari ukugira ngo bibabere ikimenyetso cy'uko ari umwana w'Imana. Noneho kugira ngo bizere ko ari umwana w'Imana. Noneho arababwira ngo nimuze tujye aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Haleluya. Yari iminsi 4 amaze iminsi 4 apfuye ari mu gituro. Haleluya. Yesu abasha kuzura ibyacu byagiye mu gituro bimaze igihe. Nyuma y'iminsi 4 umubiri watangiye kubora. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu.
marita abwira yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye. kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye imana byose imana izabiguha. marita aracyatekereza, ah, aracyatekereza mu nzagihe, ariko yesu akora ku isaha. yesu akora igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo ari ugutegereza inzagihe. yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. yesu aramusubiza aramubwira ati, nijya kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. haleluya. yesu ni kuzuka n'ubugingo, umwizera naho yaba yarapfuye azabaho. haleluya. yesu ashimwe. kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. mbese wizeye ibyo? aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri kirisito umwana w'imana ukwiriye kuza mu isi. amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. icyakora yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho marita yamusanze. abayuda bari kumwe na mariya mu nzu bamuhoza. babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kurirayo. haleluya. ariko yari asanze kirisito. mariya ageze aho yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo barira. asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. yesu ararira. Our God is compassionate. yesu ababarana natwe muri byose. no mu gihe dufite agahinda, yesu arabyumva, agahinda kawe arakuzi, arakazi. arakuzi, azi agahinda ugira, azi ibikugoye, azi ibivunnye umutima wawe, kandi ntabyirengagiza. abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. yesu arababwira ati, nimukureho igitare. marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka, kuko amaze iminsi 4 yari yarangije kubura. yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'imana? nuko bakuraho igitare. yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimye kuko unyumvise. ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'abantu bangose, ngo bizere yuko ari wowe wantumye. amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, lazaro, sohoka. yesu akoresha itegeko. uwari upfuye arasohoka, azingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso ye. yesu arababwira ati, mumuhambure, mumureke agende. nuko benshi mu bayuda bari baje kwa mariya babonye icyo akoze, baramwizera. ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo yesu yakoze. haleluya. Allah kuzura abapfuye kwe ni ugufata ngo akabakubita, ni ugufata uwapfuye ngo akamukubita bimwe mu bice by'inka. aha murabibona ngo uko niko Allah azura abapfuye, kandi akabereka ibitangaza bye kugira ngo musobanukirwe. abayisilamu bakunda kutubwira ko ngo yesu yagiye akora ibitangaza ngo kubera ko Allah ariwe wamuhaye kubikora. ariko murabona ko Allah bisaba kubanza yakubita igice cy'inka kugira ngo uwo agiye kuzura azuke. yesu akoresha itegeko. reka nze mbashakire indi nkuru y'aho yesu yazuye umuntu. ndibwira ko ari akana kitwa
Talisa kumi, Talisa kumi, turebe muri Bibiliya. Mariko igice cya gatanu umurongo wa mirongo ine n'umwe. Mariko igice cya gatanu, Mariko igice cya gatanu, reka dufate igice cya gatanu aricyo dushaka. Mariko igice cya gatanu, dore uko hatubwira, tugiye kujya ku murongo ntacyo, reka ngende njye kuri niyo nareba aya magambo hano, yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko benshi bamubohesheje ingoyi n'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, umwana w'Imana isumba byose? Nkurahiye Imana, ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ni Ingabo, niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo, binjira muri izo ngurube, umugana wirukira ku gacuri, zisoka mu nyanja. Aha Yesu ategeka n'abadayimoni. Muhamadi yarwaye abadayimoni, yarwaye abadayimoni, ntabwo arayigeze amukiza. Muhamadi, ngira ngo ubushize twabirebyeho, iyo wanditsemo ngo bewitched muri Suna ugakora search, uhita ubibona ko yarwayeho abadayimoni, ku buryo ngo yajyaga atekereza ko yakoze ikintu runaka kandi atigeze agikora. Muhamadi, he kept on fainting igihe yari arwaye. Fainting, ibi ngiye kwandika nkore iyi search gatoya nihutishe. Yajyaga arwara, ntawe ubizi niba cyari igicuri cyangwa ibindi bintu, simbizi, ariko aha muraza kubibona ko Muhamadi yigeze kurwaraho, arwara indwara ku buryo yajyaga yikubita hasi buri kanya. Ngibe hano murabona ngo, the messenger of Allah fainted when he was sick. Then he woke up and said, has the time for prayer come? They said yes. He said, tell Bilal to call the Adhan and tell Abu Bakr to lead the people in prayer. Then he fainted. Murabyumva, bwa mbere yarahereye, noneho arangira ngo abwira abantu, aramutse abaye nk'uzanzamutse, abaza niba igihe cyo gusenga cyageze, nibwo ngo yahise babwire uwitwa Bilal ngo ahamagara abantu baze kwitabira isengesho rya Adhan, hanyuma banabwire ko Abu Bakr yayobora iryo sengesho. Akirangiza kubivuga, arongera agira gute, arahwera. Then he woke up and said, has the time for prayer come? They said yes. He said, tell Bilal to call the Adhan and tell Abu Bakr to lead the people in the prayer. Then he fainted again. He fainted again. Murabibona ko bigaruka, fainted again. Buri kanya agira gute, ahwera. Murabibona, ini Sahih Hadith Darussalam, Sunan Ibn Majah 12:34. Ibi murimo murabibona ko ntabwo ari ibihimbano. Aha Umari was wounded, he fainted, and there was a loud lamentation over him. When he regained consciousness, he said, didn't you know that the messenger of Allah said, the dead is punished because of the weeping of the living? Ahangaha nabwo igihe faintingaga, Umari ntabwo Allah yigeze intervening ngo aze kumukiza. Ya hadisi yindi ivuga iby'uko Muhammad yagiye ahwera kenshi, hanyuma
ara ntiyigeze amukiza. Ibi nabyo murabibona ni Sahih al Buhari 68:7. Ibi murabibona ko ibyo mvuga ni ukuri, ntabwo Allah yigeze akiza Muhammad. If ndagira ngo mbabwire ko niyo twareba ah, ah, Muhammad igihe yari arwaje, the prophet igihe yari arwaje umwana, his daughter uh, was sick, I think. Reka nandikemo gutya kugira ngo ndebe ko uh, ndebe ko hari aho tuza kubona. Murabona hano baravuga ngo baratubwira iki? Baratubwira ngo the daughter of Abu Bakr, a woman came to Allah's. Utanga inkuru hano ni uwitwa Asma, umukobwa wa Abu Bakr, nicyo bivuze. A woman came to Allah's apostle and said, I married my daughter to someone, but she became sick, and all the hair fell out, and her husband does not like her. May I let her use false hair? On that, the prophet cast such a lady as artificially lengthening her hair, or got her hair lengthened artificially. Aha, murabona ko uyu nguyu yaje afite ikibazo cy'umukobwa we urwaye, aho kugira ngo noneho azamubwira ati umukobwa wanjye yararwaye ku buryo umusatsi we wose wavuyeho, hanyuma bituma umugabo we atakimukunda. Noneho umugore abaza Muhammad ati namureka agatangira gushyiraho imisatsi yindi. Murabona nk'uko abagore bashyiraho imisatsi, abafite imisatsi migufi bakaba bashyiraho iminini yakuwe mu nganda n'iki, sinzi abitamwo plante n'ibindi, abagore nibo babizi. Hanyuma ngo Muhammad amaze kubyumva ahita amuvuma, avuma uwo mugore ngo kubw'uko gushaka gushyiraho imisatsi iri artificial y'imikorano. Yesu si uko ateye. Ufite ikibazo, Yesu yakira ikibazo cyawe. Yesu yakira ikibazo cyawe. Niyo mpamvu muri Mariko yaravuze, muri Matayo 11, Matayo 11 umurongo ngira ngo wa 28. Matayo 11 umurongo wa 18 aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aravuga ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye, umutwaro wanjye nturemereye. Matayo, reka duhere ku murongo wa 27. Yesu aravuga ngo byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kwimenyesha. Uduhe none ibyo kurya. Okay, hano ntabwo ariho umurongo nshaka, uri umurongo ukurikira wa 27 niwo nshaka, wo mu gice cya 11. Ndabona aha batampereza igice cyose, ariko reka nkore gutya, ngiye gusubira inyuma nshakishe muri Bibiliya y'ubwayo. Reka nkore gutya, njye kuri Bibiliya, hanyuma nje hano ndibwira yuko ahanza kubona ibyo nshaka. Ni Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. Ndumva niho nkeneye ko dusoma. Okay, hano ndabona amagambo ngaya. Uyu murongo wa 27 twari turangije kugira gute kuwusoma, hanyuma ariko ntacyo, reka ngusubiremo. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kwimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyegireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Inshuti yanjye uteze amatwi iki kiganiro, ndagira ngo nkumenyeshe ko Yesu ni Imana ubwayo.
ni imana yabaye muri twebwe, atura muri twebwe kandi yumva akababaro kacu, yumva ibitugoye, yumva bya bindi bituremereye. kandi nyuma yo kubyumva ntabwo arebera gusa. hari ijambo nkunda kuvuga riri mu baheburayo, abaheburayo igice cya kabiri, umurongo wa 18. abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa 18. ah, abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 18. ndabona hano ntabwo bahise babimpa uko nabishakaga, ubwo naho reka nkoreshe bwa buryo. ah, ayo magambo nyashake, ne gutuma dufata umwanya munini, cyane bitari ngombwa. abaheburayo ni urwandiko rw'abaheburayo igice cya kabiri umurongo wa 18 niwo nshaka. batubwira icyatumye imana yemera ko Kristo ababazwa. haravuga mpereye ku murongo wa 14, haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. uyu murongo ndawukunda cyane wa 18. uravuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. haleluya. Yesu yahuye n'intambara, yabaye mu isi aho yasonzaga nk'uko natwe dusonza. Yesu yabaye mu isi aho tubura ibyo kwambara nk'uko nawe nk'uko yahuye n'iyo situwasiyo. ntabwo yavukiye mu muryango w'abakire. Yesu yabaye mu buzima bugoye, bucishije bugufi, kugira ngo yumve n'abacishije bugufi. ndakubwira ko uyu munsi nawe niba unteze amatwi, Yesu abasha kwita ku byawe. ibyawe byabuze abasha kubizura. ibyawe ubona nta byiringiro by'uko byahemburwa, Yesu yabihembura. uyu murongo uravuze ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. njya mbwira abantu nkababwira ngo niyo nanarwara igifu, mu gusenga kwanjye nasenga nkavuga ngo Kristo, birashoboka ko wigeze kurwara igifu kandi ubasha gutabara n'abarwari, abageragezwa no kurwara igifu. birashoboka ko wigeze gupfusha abo mu muryango wawe, ukamubwira ngo, ugasenga uvuga ngo Yesu, wamara agahinda ko mu mutima wanjye, kuko urabizi neza ko kubura uwanjye ufite agaciro mu buzima bwanjye bitera agahinda, ariko aka gahinda wakamara ukagarura ibyiringiro bivuga ngo abapfuye bakwizeye bazabona ubugingo buhoraho, bazazukira ubugingo buhoraho, tuzongera tubabone. ndakubwira rero ngo uyu munsi ukeneye Kristo mu buzima bwawe. Kristo aruta Allah, aruta Muhammad, ntaho bahuriye. arategeka gusa ibintu bigahinduka, arategeka abapfuye bakazuka, arategeka inyanja n'umuraba bikamwumvira, arategeka uburwayi bukagenda, malariya zikagenda, arategeka abadayimoni bagahunga. yakoze imirimo n'ibitangaza bitandukanye, gutegeka amazi agahinduka divayi irenze izindi bari banyoye. ibyo ni ibitangaza Yesu yakoze. gutegeka pari nta nzara tugira, gutegeka amafi 2, tirapiya 2 na capati 5 zigahaza abantu barenga 5,000 ngo abagore n'abana batabariwemo. uwo niwe Kristo tubabwira. ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi, kandi icyatumye biberaho gutyo ni ukugira ngo biduhe ishusho y'uko iyo tubaye ahantu Imana iri ntacyo dukena. nicyo bivuga. ibyacu byari byarazambye birongera bikongera bikagira ubuzima. ibi reka nsoza. Korani ivuga yuko ngo Allah yahaye Yesu, ngo ububasha bwo gukora ebed, arangije ngo breath. reka tuze kureba niba ninandika gutya tuza kubibona, ariko murabona ko hano muri Korani bavuga aya magambo kuri Yesu. sura ya 3
sura ya gatatu yo muri korowani, aya ya 49 haravuga ngo, Yesu aravuga ngo, and I will make him a messenger to the children of Israel. I have come to you with a sign from your Lord that I designed for you out of clay, as it were the figure of a bed, and breathe into it, and it becomes a bed by Allah's leave. And I heal him who was born blind, the leper, and I bring the dead to life by Allah's leave. Ibi byose bagenda babivugamo gutya, and I inform you of what you eat and what you store in your houses. Aha reka dushyire mu kinyarwanda, nibyo biza koroha cyane, ntafata n'umwanya munini utari ngombwa cyane, dore ko ntekereza ko n'uwo maje gufata usa naho ari muremure. Aya ya 49, ya 49, mwumva ibitangaza Yesu yagiye akora. We kuzura abapfuye byari itegeko, ariko kuri ara ni ugukoresha, ni ugukubitisha ibice by'inka, gufata igufwa ry'inka akarikubita uwapfuye. By the way, ndagira ngo mbabwire kuri uriya muntu ntabwo ari uko yari yapfuye, ahubwo yari yahwereye. Niba nibuka neza, bari ku rugamba, hanyuma aza guhwera, bitavuze ko yari yapfuye. Hanyuma ubwo urumva ko kumukubita iryo gufwa byatumye nyine anakanguka. Murabona ko aho bavuga kuri Yesu wari ugiye kuvuka hano, kandi ara azamwigisha igitabo, ubushishozi, Taurati n'ibindi. Hano bari hano izi aya ziravuga ku kuvuka kwa Yesu. Iyo dukeneye ni iya 49, iravuga ngo, azanaba intumwa kuri bene Isirayeli, ababwira ati aya magambo. Nagira ngo mbabwire iki ngiki kibuze, mubone ko iyi korowani ihita iba nonsense. That doesn't make sense at all. Ariko ibi byongerwamo kubera yuko mu cyarabu nta birimo. Nawe wibaze uramutse uvuze interuro ngo azanaba intumwa kuri bene Isirayeli ati, urumva ko interuro tuzuye. Azanaba intumwa kuri bene Isirayeli, ababwira ati reka twemere tubishyiremo. Mu by'ukuri njye mbazaniye igitangaza giturutse kwa Nyagasani wanyu, ndababumbira mu ibumba ikimeze nk'inyoni, ngihuhemo maze gihinduke inyoni ku bushobozi bwa Allah. Yego, ibi ni byongerwamo. Ndakiza uwavukanye ubumuga bwo kutabona, urumva, umubembe, nzura bapfuye mbishobojwe na Allah. Ibi simbizi ko abishobojwe na Allah, kandi Allah yavuze ko we kugira ngo azure abapfuye, uko azura abapfuye ari uko abakubita ibice by'iki by'inka. Ndetse mbabwire ibyo mwariye n'ibyo muhunitse mu ngo zanyu. Mu by'ukuri muri ibyo harimo ikimenyetso kuri mwe, niba koko muri abemera. Urabona ibitangaza byose Yesu yagize gute yakoze? Nta gitangaza wapfa kubona Allah yakoze, ntacyo. Yaba muri korowani ntacyo wabona. Bakunzi bacu, reka uyu munsi nsoreze hano. Ibindi bigaragaza uburyo Yesu aruta Allah na Muhammad tuzabiganiraho mu kiganiro gikurikira. Rwose nzabibategurira. Hari byinshi cyane bigaragaza uburyo Allah tudashobora kuvuga ko ari Imana, tudashobora kuvuga ko, ariko nawe utekereze, Allah uvuga yuko intanga z'umugabo zimara iminsi 40 muri nyababyeyi y'umugore. Allah utazi uburyo umwana avuka. Allah doesn't know how a baby is created in the womb. Aho yavuze ngo uyu mugabo n'umugore bahuye, amasohoro yabo ngo arahura, ngo akamara ngo muri nyababyeyi ngo iminsi 40, hanyuma ngo nyuma y'iminsi 40 ngo akaza guhinduka eclot. Eclot ni amaraso yavuze, urumva, amaraso yavuze. Nabwo ngo iyo clot ikamaramo iminsi 40, ubwo ikabibaye 80. Hanyuma ngo nyuma yaho ngo hakazamo amagufwa, ngo nayo kamara iminsi 40. Iyi clot ndumva nanditsemo aka kajambo gutya,
twahita tubona iyo aya ahantu iherereye, aho ara avuga uburyo umwana aremwa. Ibi hose naho mubibona. Iyi nutfa niyo ibyo navuze mbabwira ni amasohoro. Hanyuma mm, hanyuma ngo nyuma yo kugira amagufwa, hanyuma ngo bakorosaho n'umubiri. Ubundi umwana akaba aravutse, ngira ngo ubaze iyo minsi uhita usanga iba iminsi 120. Hari umubyeyi ubyara ku minsi 120, byaba bitangaje. Iminsi 120 ni amezi 4. Umwana avuka amaze amezi 9. So how can Allah be God atazi nuko umwana aremwa? Mhm. Ah, hari byinshi byo kuvuga, mujye mwihangana ko dufata igihe kirekire. Nuko uvuga kimwe gihita kizana ikindi. Reka nongere ngaruke kuri aya magambo. Yesu ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara nawe ugeragezwa. Abageragezwa bose abasha kubatabara. Arategeka bikaba. Iyo yavuze ngo haguruka wikorere uburiri bwawe, urahaguruka ukabwikorera, kuko afite imbaraga z'Imana ziri muri yo. Ni Imana ubwayo. Mu byaremwe byose nta cyaremwe kitaremwe nawe, kandi ni nawe byose byaremewe. Ndasenga rero kugira ngo akwiteho, akugirire neza mu byo ukora, ibikugoye amanuke akwireke, asubize, ubone ko ari Imana ubwayo. Wowe wumvishe iki kiganiro, ndasenze kugira ngo rwose Imana ihindure ibyo ubona. Mana, wumve gusenga kwanjye, uhindure rwose. Ufite uburwayi ubukize, ukore ku kiganza cye. Rwose ndasenze kugira ngo umukoreho aho arwaye, reka uhakore mu izina rya Yesu Kristo. Reka umukize. Uwumvishe iki kiganiro, ndasenze kugira ngo rwose umukoreho. Ufite ibibazo bimugoye, mubera igisubizo. Ipfumbata ikiganza cyawe, haza kwifuza ko iri mu isi. Reka rero ugirire neza umuntu muri iki kiganiro, yumve ijwi ryawe, yumve ukora, yongere kubona kugira neza kwawe, yongere kubona urukundo rutagira akagero wadukunze Kristo. Mu izina rya Yesu mwumvisabye neza, urakoze. Amen. Wowe wumvishe iki kiganiro, reka nsoze nkubwira ngo kora share, kora subscribe, kanda kuri like. Birakenewe kubw'impamvu maze iminsi mbabwira, uko biba byinshi niko YouTube itanga amahirwe yuko ibimenyesha benshi. Kubimenyesha benshi niko bitanga amahirwe yuko ubutumwa bwiza abo bugenewe bagira gute, bubageraho, kuko bituma haba promotion y'icyo kiganiro cyabayeho. So ndagira ngo nkwinginge rwose kubw'imbabazi z'Imana, kora share, kora subscribe, kora like, kanda kuri like. Hanyuma niba unafite YouTube channel, download it. Ushobora kudownloadinga ibiganiro ukongera ukabishyiraho, nta kibazo dufite. Views ntabwo arizo dukeneye. Igihe cyatumye Imana impagurutsa ni ukugira ngo ntange umusanzu wanjye kugira ngo abantu bamenye ibyanditswe, kuko Yesu yaravuze ngo nitumenya ukuri kuzatubatura, kandi ngo umwana natubatura tuzaba tubatuye by'ukuri. Rero icyatumye Imana impagurutsa nicyo ngicyo, kandi mpamanya n'umwuka w'Imana ko yo ubwayo izasohoza uyu murimo, izawusohoza. Ntabwo ikitubeshaho kuri njyewe ntabwo ari views, oya, ntabwo ari kitubeshaho. Biravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Rero shoje mbabwira ko mbakunda kandi ndabifuriza ibyiza byose. Imana ikomeze kubana namwe, naho ubutaha. Ciao ciao. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica.
kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.